Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ibiganiro by'umugati w'ubugingo. Ndizera ko muri bazima buri gihe. Iyo duhuriye hano banumva hari umugambi w'Imana cyangwa se hari ibiryo byiza duteguriye hano ku mugati w'ubugingo, aho dusangira ijambo ry'Imana binyuze mu biganiro cyangwa kwisobanura. Nkaba numva ndi gufashwa cyane muri iyi minsi, nabisengeye nkumva tugiye gukomereza hahandi tumaze igihe turi kwiga amazina y'Imana, uburyo abantu bayo bagiye bayita bitewe n'ibihe bayiboneyemo cyangwa se impamvu runaka. Yesu ashimwe, haleluya. Tugiye kwiga rero irindi zina aho ryavuzwe ubwa mbere mu Itangiriro igice cya 14, duhere ku murongo wa 14. Hanyuma turasenga uko umwuka adushoboje mu cyerekezo cy'ibyo twaganiriye hano dufashijwe n'umwuka wera. Iryo zina rero si irindi, ni izina risobanura ngo Imana isumba byose, akaba ari ryo ELIYONI. Amen. ELIYONI muri Bibiliya mfite Ikinyarwanda ntabwo byanditse ELIYONI, ariko hari ubusobanuro bwayo. Ese byagenze gute? Kuki umuntu yabwiwe aya magambo cyangwa se yabwiye Imana atyo? Nibyo tugiye kureba. Ariko nk'uko mbibabwira mu gitabo cy'Itangiriro, ni hahandi nyine mu nkuru za sokuruza w'abizera Aburamu atarahindurirwa izina, nibwo yabwiwe aya magambo ahura n'umutambyi w'isumba byose witwa Melikisedeki, umutambyi w'isumba byose. Rero tugiye kwiga Imana isumba byose, nicyo twayigiramo uyu munsi cyangwa se niki byatumarira. Amen. Bitewe n'uburyo umwuka wera yaduhaye kwisobanukirwa. Yesu ashimwe. Imana isumba byose. Hari ibintu tubwira mu buzima cyangwa se duhura nabyo tukabona ko bisumba, bikenda kutwereka ko tudakeneye Imana. Ari ibitugerageza, ari ibidutinyisha mu buryo bwo kuvuga ngo birahambaye cyane. Nagira nkubwire ko nta kintu na kimwe wabona mu isi cyaba ikigutera ubwoba, cyaba igihambaye, cyaba icyo ubona abantu bose bagenda bapfukamira bafata nk'ikigirwamana, ntabwo kizaruta Imana. Ikibazo ufite ntabwo kizaza gisumba Imana yawe wakiriye. Nibwo butunzi dufite nk'abana b'Imana, ni nabwo buduhesha kugera hahandi hose, cyangwa se gutura hahandi turi, byaba mu bibazo cyangwa se mu minezero dufite. Ariko Uwiteka Imana isumba byose nibwo butunzi dufite, kandi niyo dukwiriye kwirata. Amen. Reka dusome Aburamu rero, nkuko nabibabwiye cyitwa Aburamu yari afite mwene wabo bagendanaga cyangwa se bigeze kubana witwa Loti. Loti rero bakaba barigeze gutandukana bitewe n'intonganya zari mu bagaragu babo. Ariko Loti ngo ajya ahantu heza hari ubwatsi, hageze ko Imana batandukanye, yubura amaso abona ahantu heza bari wahitamo. Aburamu nawe agenda ahantu hari ubutayu bukakaye, ariko Loti aho yagiye ntabwo yaguwe neza, ko yagiye i Sodomu n'i Gomora, kandi turabizi ibyahaberaga, habaga ibyaha, bakoraga ibyangwa n'Uwiteka. Ariko umutima wa Aburamu yari afite kuri mwene wabo, yakomeje kumenya amakuru cyangwa se gukurikirana ibyahabaye. Icyo gihe rero kera ngo abantu cyangwa se ubwami bwateraga ubundi, ubuteye bakanyaga abagore babo, abana babo, ubutunzi bafite byose bakikorera bakajyana. Rero i Sodomu higeze guterwa, ariho Loti yabaga, kandi akaba ari mwene wabo wa Aburamu. Tugiye kureba rero uburyo Aburamu yabyitwayemo, aho yakuye intsinzi, byagenze gute. Amen. Mu gitabo cy'Itangiriro nk'uko nabibabwiye umurongo wa 14, ngo Aburamu yumvise yuko mwene wabo yafashwe mpiri, atabarana n'umutwe we wigishijwe kurwana. Bavukiye mu rugo rwe 318, barabakurikira bagera i Dani. Aburamu n'abagaragu be bigabanyamo imitwe nijoro, barabatera barabanesha. Aburamu yari afite abantu bavukiye mu rugo rwe na Sarayi, abantu 318. Ngo amaze kumva amakuru afata abantu ya traininze, abantu yashizemo navuga valeurs z'Ubumana, yabigishije uburyo baturira Imana, uburyo bubaha Imana, uburyo bashira Imana imbere, uburyo bataramye ibyigwamana. Yafashe abantu bakuriye iwe, abantu 318. Ndi kwibaza umutima wa Aburamu ukuntu wari umeze kiragingo. Ariko ngo yumvise inkuru yibaye i Sodomu kwa mwene wabo Loti, ntiyaceceka,
arahagurukana w'abantu be 318 baravuga ntidukwiriye guceceka ku bibaye ngo turye turyame turi amahoro, ahubwo reka duhaguruke tujye gutabara. Bikaba byanyibukije ya nkuru ya Yeremiya yumvise ko iwabo inkike zasenyutse Yerusalemu, ariko ntiyaguma muri comfort zone, abura amahoro avuga ngo reka tujye gutabara, ngende kubaka, ngiyewe mpaguruke nka Yeremiya. Umwami amugirira ubuntu, agenda ahura n'ukuntu inkuru nyine zimeze mu gitabo cya Yeremiya. Ariko Aburamu nawe hari ikintu dushobora kumwigiraho uyu munsi. Yarahagurutse, ya Mana y'ukuri yakiriye, amenya ko ari ishobora kumugabiza abanzi b'Imana isumba byose, isumba ibitinyisha, isumba ibyatewe umuryango we. Turuka ko Loti ngo bafite icyo bapfana, yahagurukanye umutima wo kujya gutabara. Natwe rero uyu munsi Imana irifuza ko tutaba abantu banezere no kubona ibyacu bipfa, ibyacu no kuvuga biba mu muryango wawe, biba mu gihugu cyawe, amakuru maburi kumva mu baturanyi bawe, amakuru maburi kumva ari kuba mu ngo z'abantu. Nukwiriye guceceka nk'umwana w'Imana. Ariko twebwe ingabo dufite si abantu twatraininze 318, na cyane cyane muri kino gihe ntibyoroshe. Ariko ubutunzi dufite cyangwa ingabo dufite ni amafaranga, ni ubushobozi, ni ijambo Imana yaduhaye rikemerwa, tukavuga abantu bagakurikira. Amen. Ibyo byose ukwiriye guhagurukana izo ngabo ufite Imana yaguhaye ukazijyana, kuko ibyawe ufite ntabwo ari ibyawe, n'iby'Imana, kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Ngo bari abantu bakuriye mu rugo rwe, yigishije agaciro k'ubumana. Arahaguruka baragenda ngo barabanesha. Amen. Ku murongo wa 16 ngo agarura iminyago yose na Loti mwene wabo n'ibye, n'abagore nabo n'abandi n'ibintu. Loti rero yajyanye n'abariya abantu. Imana irashaka kuhagurukana n'ibyo ufite byose. Ibyo byose ari Imana yaguhaye, icyo nicyo ukwiriye gukoresha nk'intwaro. Ibaza Mose arambwira ngo Mose ufite iki? Igiye kumutuma gucungura Abisirayeli. Mose arambwira ngo nta kintu ufite. Arambwira ati reba ufite inkoni. Inkoni ye niyo yahagurukanye ajya gutabara. Imana rero izakubaza ubutunzi ufite n'ayahe makuru maze kumva kenshi ukiryamira ntunabisengere. Ushaka kudatabara, ariko Imana ikaba yarakugabije imbaraga z'amasengesho. Kuba umuntu usenga Imana ikakumva, mukavugana nayo. Ushobora gusenga umwuka muga kugwaho kuri ayo makuru wumvise, haba ku gihugu cyawe, haba mu itorero ryawe, haba ku bantu ukunda cyangwa se uzi. Tukira abacu ngo twigenge, ibyo dufite byose bikorera Imana n'umutima n'ubwenge. Amen. Aragaruka atabarutse avuye gutsinda, ahura n'umwami w'Isodomu, aramusanganira mu gikombe shave, nicyo gikombe cy'umwami. Ku murongo wa 17, ku murongo wa 18 ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose, ryazina rero ry'Imana isumba byose. Ahura rero na Melikisedeki. Melikisedeki wawe ni Yesu. Hari igihe ushobora gukora ntihagire n'umuntu wiha agaciro, ntamenye ko niba nabimenye kubasengera, ntibamenye ko hari ibikorwa ukora kugira ngo ushigikire, kuko amakuru mabi wumvise ibyo ushaka gutabara. Imana yo mu ijuru irabizi. Melikisedeki wawe, uwo mutambyi mukuru, ntituzahantu yavuye muri Bibiliya, aha nicyo gice cyonyine bamuvuga. Araza ngo ari umutambyi w'Imana isumba byose. Yesu Kristo niwe mutambyi twemera, atagira inenge. Areba umuruho wawe, akareba umuhati wawe, akareba how much wabisengeye, uburyo witanziza. Azagera igihe uhembwa n'Imana isumba byose. Ntibikwiriye rero kunanirwa gutabara, kuko Imana isumba byose irahari ngo ikuzanire umutsima n'umugati. Umutsima n'umugati nanone ni Yesu Kristo, n'ubugingo. Ukeneye guhabwa indi fuel. Imana yacu nishaka ko tugendera mu mutsinzi. Twaraye tubonye, ego warayunyaze, ego wasenze, igisubizo kiraboneka, ubona akazi, ubona urugo, ariko ntibikwiriye kongera kwicara ngo urarame. Ukwiriye guhura n'umutambyi w'Imana isumba byose, kuko niwe azakomeza kukugabiza iki? Abanzi bawe. Ntiyamuhaye gusa umutsima. Yesu yaravuze ngo ntabwo wafata vino nsha ngo uyishyire mu mufuka ushaje. Buri gihe dora tugenda tugwiza imbaraga, ngo iyo tugeze mu gikombe cyitwa baka tugihindura amasoko. Ukwiriye rero guhura n'umutambyi w'Imana isumba byose, amuzanira umutsima. Binyibutsa igihe Eliya yahunze Zebeli, yirukanga yihisha, avuga ati nijye jyenyine muhanuzi usigaye.
marayika aramukanguriza aramushamira ngo byukujye kuko urugendo rurerure Imana yacu tugaburira dukeneye fuel kugaburirwa kwacu umutima w'ubugingo n'iri jambo ry'Imana no guhura na Yesu ni bya bihe bya intimite ni bya bihe byo guhura n'Imana ntucike intege kandi nturarame nubwo wabigeze mu gituma abantu badasenga igituma abantu badakunda kugaburirwa no guhura n'umutami Melkisedeki nuko wabumva ko babonye ubutsinzi bihagije wowe ntukiri umuntu ibintu bitakureba ibibera mu gihugu cyawe birakureba ibibera mu muryango wawe birakureba saba Imana iguha umutima mugari we kujya usenga nkayo gusengera abana bawe ubatangira ibitambo ujya gusenga uzamuka imisozi umanuka ukwiriye kuba umuntu mugari Bibiliya tugira ngo wagure ihema ryawe ku buryo usengera igihugu usengera itorero usengera n'abakurwanya kuko umuntu iyo yiyunze n'Imana imuha na imugaruriza abanzi we ikamuha kwiyunga n'abamugiriye nabi ko bari baratandukanye ariko Aburamu yarenze amalimite arenga uburyo bavaye ntiyabaye sindabibazo niyo mpamvu yahuye n'umutambyi arongera agira ati amuha energy uyu mugati n'uyu mutsima nakwi iyi vino n'uyu mutsima ndabigereranya n'ubuntu Imana yongera kuguha izindi mbaraga ngo bagenda bagwiza imbaraga iyo bagize mu gikombe cyitwa bag ese n'ubuye butsinzi wumva wamaze kugira mwene data ku buryo waryama ugasinzira ukwiriye gusengera urugo rwawe ejo hazaza abana bawe igihugu cyawe biravuga ngo mushaka amahoro mushaka imvura mu gihe cy'itumba amen ukwiriye gukomeza ushakashaka Bibiliya yongera katubwira ngo nashyize abarinzi ku nkike bwiza ubwe Yerusalemu hagirize gute haboneke amahoro abantu b'Imana rero dukwiriye kugumana tukanezezwa no guhura n'umutambyi w'isumba byose Melkisedeki namugiranya na Yesu Kristo hanyuma arangije ntiyamuhaye umugati gusa ariko yarongeye amuhesha n'umugisha ati Aburamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyiri ijuru n'isi umugisha twebwe duhabwa ntabwo tuhabwa nuko ngo twagize training nyinshi twize amashuri menshi cyangwa dufite ubumenyi bwinshi mu by'isi ahubwo umugisha duhabwa turuka kuwiteka ibuka ko Aburamu ari umuntu Imana yari yarahaye umugisha akamubwira nugendera imbere yanjye ugakora ibyo ngusabye nanjye nzakubera umugisha umbera amahanga ube sekuruza w'amahanga ibi byose Melkisedeki yaje kubishimangira ariko kubera ko Aburamu yari active nukuvuga ngo ntiyari yicaye ari umunyarugamba yahora ahaguruka ugomba kubana comfortable no kuba mu mahoro gusa no kumva ibintu bimeze ugomba kumva ukaba umutabazi niyo mpamvu yamubwiye ngo uhabwe umugisha kuko ngo niwe nuko aramubwira ngo kandi Imana isumba byose yakugabije ababisha abantu bose ubusinzi rero twirata tubukura ku Mana isumba byose nibiki biri kugutinyisha uyu munsi wumva yuko ari byo byaguhesha ubutsinzi cyangwa se nihe wumva wageze ku buryo wumva ko Imana isumba byose utayikeneye dukeneye Imana isumba byose iri hejuru y'intambara zawe iri hejuru urwo rugamba ugiye kuko twe tugendera mu butsinzi bwa Yesu Kristo abasha gukora cyane ibirenze ibyo tubwira n'ibyo dutekereza kandi nous sommes plus que vainqueurs niko ijambo ry'Imana ritubwira nuko amaze kugenda ahura n'umwami w'Isodomu turangiriza ngaha aha niho hari urufunguzo rw'abana b'Imana aramubwira ati Aburamu nk'abantu ahura n'umwami w'Isodomu namugeranya n'isi namugerana na systeme y'isi Yesu Kristo yavuze ngo ni muhumure isi narayinesheje aramubwira ati zana abantu ibintu bitware Aburamu yibuka ko afite umugisha w'Imana isumba byose aramubwira ati nukuri nta kintu cyawe na kimwe nkeneye musome ku murongo wa 22 Aburamu aramusubiza umwami w'Isodomu ati ndarahiye Uwiteka Imana nta kintu cyawe njyana ejo nintera imbere ngakomera utazitira ngo niwe wambesheje umwami w'isi uzi ko akeneye abantu akeneye kugira abantu ayobya akeneye kugira ibintu atwara by'ubutsinzi bwawe hanyuma agire corruption agira akantu agushiraho kugira ngo wicange nawe ariko giye yuko ufite Imana isumba byose iyo nibuse ko mfite Imana isumba byose naba natsinze ku rugamba naba nkirurimwo naba ntararangiza icyo gihe wibutse uriwo Aburamu yibutse wariwe yibuka ko ari we sekuruza w'amahanga n'imigisha ya Uwiteka yamuhaye yanga kwakira iby'umwami w'Isodomu umwami w'Isodomu barananira bamubwira ati ariko hemba abantu banjye bari abandi kuko bavunitse ati ariko jewe Aburamu ndi original ndi kimenyetso Uwiteka yashizeho ku mahanga yose kuzaba sekuruza w'amahanga singiye kwivanga nawe uyu munsi rero ngira ngo nkibutse yuko ufite Imana isumba byose Isodomu hari bibi tuzatabara ariko ntituzivanga nabyo dufite kandi umutambyi uyu munsi yitwa Yesu Kristo aruta Melkisedeki yifuza kuguha umugati na vino nsha nkura ryame ngusinzire ntumve yuko ibintu byose ari amahoro usinzire kandi bakubwiye ngo byacitse yaguruka usenge kandi yaguhaye ingabo nyinshi
zakuriye mu rugo iwawe. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byiza Imana yaguhaye abandi badafite, nibyo ugomba gukoresha hamwe n'umutambi Melkisedeki yiteguye kuguhemba. Wongere kandi wambara imbaraga zawe, niko muri Yesaya 51 ngo wambara imbaraga zawe, si wanesheje babandi we kwishinga umwami w'Isodomu. Twe icyo dushinzwe ni ugutsinda ibya Kayizari, twabira Kayizari ariko tugakomeza Imana ishaka. Ntabwo tuziyunga n'umwami w'Isodomu. Imana iduhana umugisha. Impamvu ni iyihe? Nuko dufite Imana isumba byose. Bibiliya tubwira muri Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye iby'amaso yawe atarabona, nkumvishe iby'amatwi yawe atarumva, reka ngerekeho n'ibindi ngukoreshe nkujyane ngukomeze ku buryo utigeze gukomera. Kuko Imana yacu ngo bashaka gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo zidukoramo zingana. Uyu munsi zigukoramo zingana gute? Nagira ngo nkwibutse ko ufite Imana isumba byose. Ntihagire ikigutinyisha, ntupfukamire ibigirwamana. Nico gituma Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo rega hari abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Komeza rero, haguruka byukurye, kuko urugendo ari rurerure rugutegereje, kuko ufite Imana isumba byose izakugabiza abanzi bawe. Reka dusenge. Uwiteka Imana urakoze, kuko uri Imana isumba byose. Waravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. Uyu munsi twongeye kwibuka kuri Imana isumba byose. Uri Imana kandi uri umutambyi uruta Melkisedeki. Turagushimiye ubukuru bwawe n'amaboko yawe aduha gutsinda akatugabisha ababisha bacu. Uyu munsi Imana, izi nkuru nyinshi tumaze kumva, tukazumva mu miryango yacu, tukazumva mu bihugu byacu Mana, utwigishe gusenga, utwigishe guhaguruka n'ingabo nyinshi waduhaye, kandi utujye imbere ataringaniye uharinganize, kugira ngo dutsinde tugaruze ibyajyanye Isodomu byose Mwami, tubiguture tubikuzanire, kandi Imana udukoresha ibikomeye. Erega wowe ubasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira. Ndagushimiye rero uyu munsi. Utarabizi Imana yarageze ahantu apfukamira ibindi bigirwamana, yarageze ahantu atarazi kuri Imana isumba byose. Umubera umugati na vinosha uyu munsi, kandi Imana umuhagurutse wigarurira imitima y'abana bawe, abariko baratwarwa gahoro gahoro bakuvaho bajya ku zindi mana. Ndasenya izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ubigarure, ubahindure, ubagire ubwoko bwawe, bahabwa umugisha uri originale, utavangiyemo n'imbaraga z'Isodomu. Ndagushimiye Uwiteka Imana, izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. Imana isumba byose, ELIYONI iri mu buzima bwawe, nubyemera uyu munsi. Imana